CEO buriya Zio yatangiye ambyinira, hari video zanjye za kera yambyiniragamo bagifite genge yitwa ngo Byina Trap, buriya barambyiniraga mu mavideo nyuma biza kumera fresh. N'umuhanzi Papa cyangwa se umwite Abijuru n'utundi tuzina twe hafi aho ngaho, akaba ageze kwitwa Byiringiro François cyangwa se Zio Trap. Umuhanzi Papa cyangwa ni mu kiganiro yakiranye n'abanyamakuru asobanuye byinshi cyane ku muhanzi Zio Trap. Gusa ngiye misemo kukwereka kano ka video gatangaje cyane ku buryo urebe ibyabo ukuntu nabyo ari ibintu bitangaje cyane. Ushaka kuba utazi amateka yabo nuko byagenze gukisa byose, umuhanzi Papa cyangwa agiye kubigusobanura muri no video ntoya cyane. Mwibutse iki ni ikiganiro kitari burenze iminota 2 gusa, bityo rero ntabwo warambirwa utumvisha iki kintu byabayeho gitangaje utaruzi ko bano babiri bakigendana. Nje rero ntabwo nakwirirwa nkubwira byinshi cyane kankwihorereweho wishirira amatsiko, uyumvire rwose ibya Papa cyangwa uko avuze ku muhanzi Zio Trap cyangwa se Byiringiro François wamamaye muri sinema nyarwanda bose akaba ari abaraperi. Uyu Papa cyangwa nyuma y'uko ejo ndakoresheje igitaramo muri Kigali Universe nubwo cyari cyitabiriwe n'umuhanzi rero Zio Trap, dore bimwe ku byo yagarutseho ku muhanzi Zio Trap. CEO buriya Zio yatangiye ambyinira, hari video zanjye za kera yambyiniragamo bagifite genge yitwa ngo Byina Trap, buriya barambyiniraga mu mavideo nyuma biza kumera fresh nawe umusani, nyuma ajya mu biganiro nkabona we na genge bari kunyangisha abantu ntacyo dupfa, ariko nyuma birangira tubaye ishumi ya dange. Ikindi muzo Zio nawe yararakaye cyane, imihanda yaramubabaje, umva nta mikino agira. Buriya Zio mugiranye ikibazo ajya studio indirimba gukorera ibireshya gute nagaheza, kandi Zio live aracecetse cyane, ariko mu ndirimbo ni umusazi, na stage ze ni umusazi cyane. Ngayo nguko rero ngicyo ngamije gusa nuko nta makuru n'amacye gucika, niyo mpamvu ngiye ngomba kukwereka buri kintu cyose, buri kimwe uko bwije nuko bukeye. Ugomba kuzajya uhora ubona amakuru kuri STV Media, umenye utuntu nk'utwo tw'ubwenge, ndetse kandi aya makuru mba nkwereka hari igihe utagize amahirwe kujya uyabona mu bindi biganiro bitandukanye byagiye bisohoka. Ngero nkahita mfata umwanya nkavuga ni kambikwereke wewe yabone, hari igihe kaba karagucitse, hari igihe baba bakunda, hari igihe bafuza kumenya cyangwa se unakwiye kumenya, gusa nubone uko ubimenya no ngiye nkahita mvuga ni kanzi noneho ngiye ngufashe ukubimenya nyine, nkwereke uburyo cy'ibintu byose bikorwamo n'imiterere yabyo. Ngahita nkwereka rero ikiganiro nk'iki ngiki kiba cyarabayeho utarigeze umenya. Ngiro nderize iyi ni STV Media, mugire ibihe byiza kandi mani barinde kura subscribe, tuzahure no mu zindi video zacu z'ubutaha. Ciao ciao.